cyaje gutera ubwoba ndetse giteye inkeke muri iyi ntambara iri guhuza Isiraheli ndetse na Irani. Icyo kintu ni iki? Isiraheli iragenda ikica abasirikare bo muri Irani, abasirikare bakomeye bakuru pe, ikagera ku mbuga nkoranyambaga ikabyigamba. Kuva ku munsi wa mbere twagiye tubibona. Ntabwo ari byo byonyine, Isiraheli iri kugenda ikanica nako igasenya ibikorwa bya gisirikare bya Irani, bya leta ya Irani. Isiraheli ikajya hariya ikabyigamba ikavuga ati twebwe twishe abasirikare banaba, twarimbuye intwari zinizi, ikajyara mbese ikigamba byose tu ikabivuga. Dore ari ikintu kimwe muri bo biratera inkeke ndetse biri no gutera n'ubwoba. Ese Irani yo nta bikorwa remezo irimo irasenya bya Isiraheli? Ese nta abasirikare ba Isiraheli barimo barapfa? Ariko ibyo byose Irani yo ntabwo irimo irajya hariya ngo ibyigambe ibivuge, mu gihe Isiraheli yo irimo irahita igenda ikabivuga, twishe umusirikare uyu n'uyu, twagabye ibitero ku intwaro kirimbuzi za Irani. Isiraheli ikajya ikabivuga, ndetse uburyo abantu bamwe batangiye kuvuga ngo Isiraheli ni abatwitsi, mu yandi magambo mbese baratwika, ni abayitinzi. Ibintu by'imbuga nkoranyambaga bari ku rwego ruri hejuru, kuko n'ubundi musanzwe mubizi yuko igihugu cya Irani ni igihugu cy'abasirikare, n'ubundi busanga ibyo ngibyo bo nta n'agaciro babihereza byo kuvuga ngo wenda hariya habayeho. Ariko nako mwana byumvisha ikintu kirimo kiratera inkeke, kigatuma n'isi yose batangira kwibaza, ese Irani kuva intambara yatangira tugeze ku munsi wa 10 nta n'umunsi n'umwe irajya hariya ngo yigabe ivuge ngo twebwe ngo, kandi mbese bajya hariya bavuge ngo twasenye intwaro runaka, twishe abasirikare runaka ba Irani nako ba Isiraheli. Ariko amakuru arimo arava muri Isiraheli, by'umwihariko hari Tel Aviv, bo bari kuvuga yuko inyubako ziri gusenyuka ku bwinshi, abasirikare bari gupfa ku bwinshi, ndetse n'ibikorwa remezo biri gusenyuka ku bwinshi. Ndetse ubu tuvugana bavuze ko Isiraheli ngo nta bushobozi isigaranye bwo kuba yarinda ikirere cyayo mu gihe byibuze by'iminsi 4. Sinzi nimba urimo urumva icyo kintu. Iminsi 4 ni iminsi mikeya cyane pe. Ndetse reka twongereho bya bintu bavuga ngo bya danje, iminsi mikeya ni mikeya bya danje. Bivuze ngo Isiraheli ntabwo ariyo yitangarije ngo ivuge ngo hamaze gusenyuka wenda ibikorwa runaka byacu ya, cyangwa se bavuge ngo kiriya kirere cyacu biriya birinda ikirere cyacu ari byo bita ngo ni Iron Dome, wenda hase hamaze gusenyuka kangahe kw'ijana. Oya, ariko nyamara amakuru ava indani muri Isiraheli atangwa na bamwe mu basirikare, cyangwa se wenda niyo tutavuga abasirikare cyangwa se n'abaturage bagenda babyumva, kuko hari ukuntu amakuru abagenda asirikira indani muri Isiraheli gake gake. Bari kuvuga ko Isiraheli isigaranye byibuze 60% nako 40% by'ubwirinzi bwabyo. Bivuze ngo indi pourcentage yarasenywe, kandi yasenywe n'iki? Yasenywe na leta ya Iran. Ariko ngo ni nacyo kiri gutera ubwoba Iran, kiri gutera ubwoba Isiraheli ndetse n'isi yose muri rusange. Ese kubera iki Isiraheli ubwayo irimo iragenda yakwica nk'umuntu nk'umusirikare muri Iran, ikajya ikavuga ati twebwe twamaze kwica umuntu, mu gihe Iran yo nta kintu irimo iravuga kandi irimo irasenya ibikorwa bihambaye cyane? Muri kugenda mubibona bamwe ku mateleviziyo berekana Tel Aviv, inyubako nyinshi cyane ziri hasi. Ndetse ngo ntabwo ari inyubako zonyine, kuko n'abasirikare benshi bari gupfa, cyane cyane abari ku mupaka bakoresha ziriya ntwaro bita ngo ni interceptors, cyangwa se zisubizayo ibisasu. Kuko ubu tuvugana ntabwo Isiraheli ngo iri kubasha kuba no yasubizayo ibisasu bya Iran, ukuntu birimo biza biri kuza noneho bigakubita byinjira bisenyagura nta gutinda. Ejo bundi Perezida Vladimir Putin ari imbere y'itangazamakuru yavuze ko Iran kugeza ubu ngubu uburyo irimo irarwanamo ari uburyo bwayo bwihariye, ntabwo irasaba ubufasha yaba Iran nako yaba Uburusiya, cyangwa ngo isaba ubufasha Ubushinwa, cyane ko arizo nshuti ifite zakadasohoka muri iyi ntambara. Ariko nawe uhita wibaza, ibi byose birimo biraba ko nta bufasha na bumwe yaba Uburusiya cyangwa China, Ubushinwa
nta bufasha na bumwe burahereza iki gihugu cya Iran. None yibaze n'intwaro Uburusiya bufite cyangwa se Israel cyangwa se tekinoloji y'Ubushinwa, ibaze ku Iran irimo iravuga ati oya nta bufasha bwanyu dukeneye, twe turishoboye turaza kwirwanaho, mutereke tubanze twikorera utuntu twacu tuguhanire Israel. Nk'uko n'ubundi perezida wa Iran cyangwa se uriya mukuru wa Iran we ntago bamwita ngo ni perezida, baba bavuga ko ari umukuru w'ikirenga cyangwa se uhagarariye urenze abandi bose, nk'uko we ari hariya yiturije. Itangazamakuru yaravuze ati twebwe Israel yaratwanduranyijeho yatwiyengejeho, ubwo rero turimo turana Israel. Ibyo ni bimwe mu bintu bikomeje gutera impungenge hafi isi yose. Ibaze ko Israel kujya hari kabate twakubise abantu, twabishe, twasenyaguye intwaro, nyamara iwabo ibintu biba biradogera, intwaro zabo zirimo zirasenyuka ku rwego ruri hejuru. Ariko ibyo byose ntabwo ari uko Iran itabizi, ariko nta kintu irimo iravuga. Ibyo ni mwe mu bintu birimo biragenda bitera inkeke isi yose muri rusange. Ndetse na Amerika ubwayo ivuga ati, Donald Trump ari kujya akavuga ati njyewe Iran nimanika amaboko kandi yamanike nta n'ikintu na kimwe yongeyeho, ndetse ni ukuvuga ngo ni unconditional, nta kintu na kimwe ivuze. Waza tubyumva ubwo uriya mugabo yabiteye Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahagaraga imbere y'itangazamakuru akavuga ati abaturage bo muri Tehran ni muhunge mugende. Ikindi nanone Iran nimanika amaboko nta kintu na kimwe ivuze. Ariko ntabwo ariko byagenze, kubera yuko perezida wa Iran yahise ajya kwitangazamakuru, nabwo bwa mbere yaragiyeho aravuga ati ibyo uriya mugabo Donald Trump yavuze ntabwo mbyumva, ntabwo turi bumanika amaboko, ndetse turakomeza turase Israel. Kandi nta nubwo ari uko bivuga gusa, kuko uriya mugabo yaranakomeje, koko nk'uko yabivuje yakomeje akurasira Israel, na n'ubu ngubu baracyari kurasa Israel, cyane ko n'ubwirinzi bwayo ntabwo bugifite imbaraga. Bivuze ngo hamaze kubonekamo icyo hari abantu benshi cyane, hari ahantu henshi cyane noneho Iran muri rusange noneho barimo barasa za misile zabo. None ibaze ko Iran ubwayo ikivuga yuko irimo irasogongeza Israel, ni nko kuvuga ati biriya bisasu turi gukoresha mu yandi magambo nta nubwo ari n'ibisasu birenze, ni utuntu turi aho ngaho, ntabwo turakora mu bubiko bwacu. Ibaze Israel ni igihugu gitoya cyane, kuko buriya nitubara mu cyo bita ubuso uraza gusanga Israel ari 22 kilometero kare, mu gihe nitujya muri Iran nitugera muri Iran ho ni miliyoni irenga n'ibihumbi nka magana za 300 na sinzi, ndaje mu kanya wenda ndaza kubibabwira. Ariko Iran ni muri za miliyoni. Bivuze ngo Israel ni igihugu cyegeranye, ibikorwa bya gisirikare bya Israel biregeranye cyane ko ari igihugu gitoya cyane. Kurasa muri Israel Iran ngo birimo birayorohera cyane ko usanga ibirindiro byegeranye, inganda za Israel za gisirikare zegeranye. Urumva ko kuba Iran irimo irasa Israel ntabwo birimo birayigora cyane. Iyi ntambara ni intambara yatangiye abantu batekereza yuko Amerika irayitizamo, ariko nk'uko twabibonye Amerika ni abantu bavuga baravuga byo turabizi, ariko kugira ngo noneho wenda ibyo bavuze bahite babisoza ku mugaragaro. Bakomeje twumva Donald Trump avuga ati ngendaje nifatiremo, muraza kubona abasirikare ba Amerika hariya muri Iran bakubita babanguranya bizamukira. Ariko uyu munsi ubaye wa kangahe tutari twabona ingabo za Amerika muri Iran, uretse wenda kuba bari gufasha Israel, kuko n'ubundi byo bisanzwe bizi yuko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni inshuti z'akadasohoka. Kuba babafasha bari kubafasha bakabaha intwaro, ariko nta ngabo za Amerika na n'ubu ngubu turabona muri Iran, cyangwa se byibuze ziri no kurwanana na Israel. Ahubwo Israel urugamba irimo irarwana ni urwayo bonyine. Murakoze cyane, ndaje mu kanya turakomeza tuganira, ndakomeza mbakurikiranira amakuru kuri intambara iri kubera muri Israel. Hanyuma ngiye banyita Perfect, nimukore subscribe kuri YouTube yanjye yitwa The Real Magic, ubundi dukomeze mbahereza amakuru, ibyegeranyo. Ntabwo ari byo byonyine, turabahereza amakuru, tubahereza ibyegeranyo, ndetse tubakurikiranire buri kimwe cyose kiri kubera muri Israel no muri Iraq.
ndetse n'ibyegeranyo by'abasitari tuzaba tubibahiriza. Ntabwo ari byo byonyine kuko vanga tugiye gutangira kuzaba tubahiriza n'amakuru. Ubwo rero reka nizere ko mumeze neza, kandi reka nizere yuko mwakoze subscribe, murimo muragenda munasharinga. Ciao ciao.